Ndiho kandi birashoboka guhuza ibitekerezo by'ubuzima, ubuhamya n'ubutumwa bushimangira icyizere cy'ubuzima. Ntukazime. Uretse gato, fata akanya gato cyane ukande kuri subscribe wowe utarabikora, ubundi ukande kuri like kuri iyi video, utubwire muri comment uko ukomeje kubona video zacu. Let's go. Mwaramutse neza, mwiriwe, bitewe naho uherereye cyangwa igihe uboneye iyi video. Ndi Itangishaka nk'uko mumaze kubimenyera, ndagira ngo dutangirane mbagezaho uruhererekane rw'ubuhamya n'ibitekerezo bijyanye n'ubuzima. Twabyise ndiho kandi birashoboka. Ni urukurikirane rw'ibiganiro nshaka gukoraho, ruzaba rufite ibice bitatu, ariko uyu munsi turarebera hamwe igice cya mbere rugamije kuduhuza n'ukuri kwacu nk'abantu, ibihe bikomeye twanyuzemo, ibyadutsikamiye, ibituma dutsimbarara n'impamvu zituma duhaguruka tukongera tukagerageza buri munsi. Kubw'ibyo rero, uyu ni umwanya wacu. Twese twanyuze mu bintu bigoye, twese twigeze kubura icyizere, yewe rimwe na rimwe ukumva n'ubuzima ntacyo bikikumariye kuba uriho. Ariko wowe udukurikiye aka kanya, iki kiganiro kizakwereka ko kuba uriho, kuba uri muzima, bisobanuye byinshi mu buzima bwawe, kandi byose birashoboka. Munyemerere dutangire agace kacu ka mbere k'ikiganiro cyacu tugiye kugirana. Rimwe na rimwe ubu buzima budufata ku ngufu. Birashoboka ko twese tunyura mu buzima butandukanye, ariko twese hari ubwo tugera tukiyumva nk'aho turi twenyine, tukiyumva tumeze nk'aho nta muntu wakumva, mbese ukaba wumva umeze nk'intabwa cyangwa se watereranywe. Yewe ku buryo hari n'igihe cyageze cyangwa se kigera ukumva n'isi ubwayo itagishaka kubaho. Hari ubuzima wabayemo, ubwo urimo cyangwa se ubwo uzabaho, n'umutima wawe ubwawo uzajya ukubwira ati ntabwo nkibishoboye pe. Umutima wawe ubwawo ukavuga ati ntabwo bigishoboka, ubuzima noneho buranze. Ariko ku rundi ruhande, hari ubwo wumvaga cyangwa se hari ubwo wumva cyangwa se hari ubwo uzumva ijwi rito cyane ryo rikubwira ngo gerageza, ongera ugerageze, wicika intege. Nahuye n'abantu benshi abagiye bamu buhamya butandukanye, uko batakaje akazi, uko barwajije ababo, uko babayeho ubuzima bwo muri ghetto, uko babaye mu nkundo zagiye zibatesha umutwe, abakubwira uko babayeho mu buzima babayeho barwaye indwara zidakira. Ariko icyo bahurijeho bose ni kimwe: bariho. Bariho kandi birashoboka. Iyo umuntu aguhaye ubuhamya bwe mu buryo bw'ukuri, mu kuri uhita ubona ko ubuzima atari kompetisiyo y'abatsinze gusa, ahubwo ni urugendo rw'abahagurutse, uko bwije n'uko bukeye bakaguma bakagerageza. Twongere guhura muri video y'ubutaha turebera hamwe igice cya kabiri twise kwizera gake gake bishyira imbere icyizere no kwizera intambwe zawe. Peace and love. Mwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi tubuje byabyara ikintu cya fresh boom fire. Kanda kuri subscribe, ubu nanakwibutsa ko wadukurikira kuri social media zacu, hose ni Itangishaka.